ndi umuntu uri kujya kwa muganga kujya kwipimisha ariko icyo ngicyo nuko nakorewe ihohoterwa bitewe nuko bazinzishije. Bagusindishije? Yari umushyitsi wanjye kuva kera ariko bitewe n'ukuntu muri iki gihe naranze abantu byose kugira ngo mwirinde bitewe n'igikomere nari mfite nta bintu byinshi nashakaga ariko bitewe n'ukuntu process zagendaga bakagarika muri chance ngende mabarira abantu niko yisanze wanjye aracyana blotswe pe turanywa nyine ibiki byose ariko nyuma nisanga nambaye ubusa bro dina mu mihango so n'ikibazo gikomeye so niyo mpamvu nahise mbihamya tu nta n'ikindi rero ndi muri process kugira ngo babikurikirane biri official but that's what I'm feeling ni inshuti yanjye nta kuntu narusha umuntu wanjye hariya outside just like Shaddy Boo yafashwe ku ngufu nawe ubwe asambanyijwe ku gahato. Nta munyarwanda n'umwe ubyemera ariko byabaye. Umusore umwe w'igikwerere yamufasha kubita kuri ka. Ubu ikirego kiri muri RIB. Depa 250 niko nitwa ngo hayikaza. RIB yakiriye ikirego cya Shaddy Boo wavuye gutanga ikizamini nyuma yo gusambanywa. Nyuma yuko Shaddy Boo atabaje urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB arusaba gukurikirana umusore witwa Iradukunda Aimable benshi bazi nka Yugi umukaraza. Uyu amushinja kumusambanya ku gahato. Uru rwego rwemeje ko rwakiriye iki kirego. Ibi byabaye ku itariki ya 22 Kamena 2026 nibwo Imbabazi Shadia uzwi nka Shaddy Boo yashize ku mbuga nkoranyambaga ubutumwa butabaza RIB nyuma ahamya ko yasabwe kujya kwa muganga kwipimisha. Amakuru yuko Shaddy Boo yamaze gutanga ikirego ndetse akanajya kwipimisha yemejwe n'umuvugizi wa RIB Dr. Murangira BTR. We yagize ati twakiriye ikirego cya Shaddy Boo nibyo n'ukuri twatangiye kugikoraho iperereza kandi nawe yavuye gutanga ibizamini muri Isange One Stop Center. Shaddy Boo yanasobanuriye igihe ko Yugi umukaraza yamusambanyije ku gahato amusanzwe mu ijoro ryo kuwa 21 Kamena 2026. Imbabazi Shadia yanavuze ko uyu musore bahoze ari inshuti imbere kandi ko ku mugoroba wo kuwa 21 Kamena 2026 yagiye ku musori we yitwaje amacupa 2 y'inzoga barazisangira barasinda birangiye akubita kuri ka. Nyuma yo gusabana no kunywa inzoga Shaddy Boo yavuze ko uyu musore yamufatiranye yasinze. Nyuma arabyuka asanga baryamanye kandi yambaye ubusa. Ati byanunguye nibwo bwa mbere ibi bintu bimbayeho. Yugi we yaje mu rugo turasangira ariko sinzi ibyo yamaye kuko nisanze mbyutse nambaye ubusa buri andyamye iruhande rwanjye numva ko yansambanyije. Ibaze nawe ko nari mu kwezi k'umugore byambabaje bihambaye. Ndabimubwira yanga kubyumva ariko agira ubwoba ahita asohoka iwanjye ariko namubwiye ko nawe ahungira kuko turi mu Rwanda rugira ubutabera. Shaddy Boo yavuze ko yababajwe no kwisanga yaryamanye n'uyu musore kuko ngo atari ibintu bari bumvikanyeho ahubwo ko yamufatiranye mu ntege nke ze igihe yarasinziye. Nta munyarwanda n'umwe uri kwemera ibi bintu. Nta n'umwe uri kubikozwa bitewe n'uburyo uyu Imbabazi Shadia Shaddy Boo azwi. Ikibazo nakwibariza nti ninde utafatwa ku ngufu? Uyu mukobwa ni ikizungerezi nawe agomba kujya mu mubare w'abakubiswe kuri ka ariko agomba kubihanirwa uwakoze ibyo bintu agakubita kuri ka. Ndavuga ka kandi nta kindi mvuze usibye ka kandi. In Black Shaddy Boo ewan ibyamubayeho biratangaje. Kigali yose inkuru niyi. Ba Godfathers n'abandi bantu baba blogger bakomeye muri Kejeri nuko Shaddy Boo bamukubise kuri ka kandi.